noneho Karagwe RDF na TPDF ubwo ni Tanzania People's Defense Force sibyo ahandi harimo Rwanda na Uganda noneho byumvikanye ubwo ni igisirikare cy'u Rwanda n'icya Tanzania ucenga ijambo gato ubwo polisi y'u Rwanda y'umuntu avana mu nationale byari kugenda gute polisi y'u Rwanda havuye mu nationale PN gusa oya na impene ebyiri Rwanda police cyangwa Rwanda ni police N uvanye mu nationale yaba Rwanda ni police RP regiment police kuba RP shobora no kuba RPF FC yaje gute FC oya gerayo ni regiment police aya ni regiment police RP nose ugiho force oya yerekeye ibyo bigize cyaha ariko ubwo regiment police force oya byaba bigize oya ntacyo regiment police force ubwo byabaye RP hari local defense noneho bo biyongereraho oya nabore na ko ushyizeho rayigize byahita bihura koko ariko ubwo ibintu nabyo mwarabyize se amarapi uziyo twabaga twahembwe batubangamiye babazagara baza kutuzowa mu tubari batuzamura n'imikongo ingo nivuze ubu uri koga kazi ngo hari kuntu bajya bakubita ingunguru yaho ni mu military hano hirya kwa musaza ufite inzu ya etage hari yakiyeho ndamurora military arapia yabwiye abazungu aha mwari muraho shaka ataye kutuzingitiranya aratumwamwanyije nakomeza uzajya muhora musesibiranya mwenyine amasaha yo gusesibiranya no tumwamwanye twitaye Karagwe RDF na TPDF byumvikanye ku ngamba zigamije kongera ubufatanye ingabo z'u Rwanda n'iza Tanzania kuri uyu munsi bashoje iminsi 15 ni iminsi basoje inama ya 15 y'abayobozi b'ingabo bakorera ku mipaka ihuza ibihugu byombi Tanzania n'u Rwanda. Ni inama yamaze iminsi 3 y'ibiganiro byabereye mu karere ka Karagwe bigamije gukomeza umutekano ku mipaka no guteza imbere ubufatanye bwa gisirikare hagati y'ibihugu byombi. Iyi nama yahuje abayobozi baturutse muri diviziyo ya 5 y'ingabo zirwanira ku butaka RDF na brigade ya 202 ya TPDF bose bakorera ku mupaka uhuza u Rwanda na Tanzania. Ibiganiro byibanze ku gusuzuma intambwe imaze guterwa kuva ku nama iheruka yabereye mu Rwanda ku itariki ya 2 kugeza ku ya 4 Ukuboza 2025 ndetse no kurebera hamwe ibibazo by'umutekano bikihagaragara. Noneho iyi nama yari iyobowe na Brigadier General Gabriel Elias Kwirigwa uyobora brigade ya 202 ya TPDF hamwe na mugenzi we Major General Rukika Rusisi uyobora diviziyo ya 5 muri RDF. Yanitabiriwe kandi n'abajyanama mu bya gisirikare ubwo ni defense attaché abahagarariye inyungu za gisirikare hagati y'ibihugu byombi u Rwanda na Tanzania. Noneho abitabiriye inama baganiriye ku bibazo byambukiranya imipaka birimo ubucuruzi bw'amagendu, icuruzwa ry'ibiyobyabwenge, uburobyi butemewe mu biyaga n'imigezi ku mipaka ndetse no kwambuka umupaka mu buryo butemewe. Hanyuma impande zombi zumvikanye ku ngamba zitandukanye zigamije kongera ubufatanye zirimo kunoza ihererekanya makuru, gukora amarondo ahuriweho no gukangurira abaturage batuye ku mipaka kwirinda ibikorwa binyuranyije n'amategeko. Bemeye kandi kwagura ibikorwa by'ubufatanye hagati y'impande ingabo n'abaturage kugira ngo umubano n'abaturage urusheho gukomera. Ibisirikare byombi rero izindi gahunda zirimo bemeranyijwe zirimo gutegura imikino ya gicuti ingabo z'ibihugu byombi no gufatanya n'inzego z'ibanze
gushishikariza abaturage gukoresha imipaka yemewe. Inama kandi yasabye kandi gushyiraho umupaka wemewe hagati ya Kibare ubwo hani mu karere ka Kayonza mu Rwanda na Bweranyange hani mu karere ni muri Karagwe muri Tanzania. Ibi rero ngo ni mu rwego rwo kugenzura urujya n'uruza no gukumira kwambuka mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Mu ijambo risoza inama, Brigadier General Kwirigwa yashimye ubufatanye bwiza hagati y'ingabo zombi, anashima intumwa za RDF ku ruhande rwazo. Noneho yashimangiye ko gukomeza ubufatanye bizatuma habaho amahoro, umutekano ndetse n'ubunyamwuga mu ngabo z'ibihugu byombi. Ku ruhande rwa RDF rero Major General Rukika Rusisi yashimiye TPDF ku kwakira neza abitabiriye inama, anashimangira ko impande zombi ziyemeje gukomeza kubungabunga umutekano ku mupaka uhuza ibihugu byombi. Yavuze ko ibyavuye muri iyi nama bizakomeza gushimangira imikoranire ishingiye ku bikorwa bihuriweho no guhanahana amakuru. Uko nguko byagenze. Noneho hano uwa Tanzania ni usariyutinga uwacu. Uwacu ni division commander, uyu nguyu ni brigade CO. Uyu muri Tanzania ni general of 1 star, undi ni general of 2 stars. Yego, Tanzania rero ivuze iki ku Rwanda? Koko Tanzania ni igihugu nkuko bisanzwe giherereye hano muri aka karere kacu k'Iburasirazuba. Agumishije hariya bani Kwirigwa, kuri Kwirigwa, sibyo? Urabona urabona amazina ye aragaragara ku buryo yabona uri kure. N'ijambo Tanzania n'ikirango. Noneho nagarureho wacu nazamure turebe wacu uzana hariya izina rye ntushobora kubibona mu buryo bworoshye, yemwe na ranka ntushobora kubibona mu buryo bworoshye. Urabona na cya kirango cya Repubulika bagigize urwijiji. Noneho ahangaha uravuga ikirango cy'ibendera y'ibendera, uzi ko bagihinduye bagakuraho cya kindi kirabagira. Ari camouflage. Yego, iyi ni camouflage. Ahangaha rero muri binatural cyangwa se muri bindi bareberamo abwije, muri binatural kumenya umujenerali ufite cyangwa se ukuri imbere kuri Tanzania byakoroha kurusha iwacu. Yego, ikindi nuko ziriya ngofero kuba hariho stars bituma tuvuge wenda iyo yicaye mu modoka ntago byorohera umuha ikaze kureba hasi kumenya nganira akagane, ariko iyo yambaye iyo ngofero biragaragara nyine yuko ziriya ngofero zambarwa n'abagenerozi. Hanyuma ikindi wenda n'iriya badge iya infantry y'iburyo. Hanyuma rero ubwo ari ku rugamba iriya ngofero ntayambara, yambara first of all ubwo arenzaho antibare, yego, bulletproof, ubwo akanambara na helmet. Muhita helmet, muhita casque, ni casque. Uvuze rugamba ku rugamba. Hanyuma Tanzania ko nari mbivuze umurwa mukuru wayo ni Dodoma ndetse na Dar es Salaam. Ni kimwe mu bihugu binini rero muri aka karere k'Iburasirazuba ko Tanzania icyo nabwira cyo nuko yabonye ubwigenge mu byiciro bibiri, ko Tanganyika yabubonye mu 1961 ibukuye kuri United Kingdom. Hanyuma Zanzibar ubwo n'Ubwongereza, Zanzibar nayo ibona ubwigenge mu 1963. hanyuma mu mwaka wa 1964 biza kwihuza kwigeze kubikorera ikiganiro hano mu ndiba y'ukuri hambere. Mbona Tanzania n'u Rwanda rero waragutse cyane kuko bahuriye kuri byinshi birimo ubucuruzi, ubwikorezi, ports nka Dar es Salaam ikoreshwa n'u Rwanda, port ubwo umuntu yavuga ko ari icyambo. Imiryango mpuzamahanga rero bahuriyemo ni East African Community. Hanyuma ikindi ko mwari maze kubivuga bahuriye ku mahugurwa cyane cyane ubwo ni mu bufatanye mu bya gisirikare. Hari igihe bakorana amahugurwa rimwe na rimwe kugira ngo bazamure urwego, ibi bigamije kongera ubunyamwuga no gukorana mu aka karere mu bufatanye. Ibihugu byombi rero byohereza ingabo mu butumwa bw'amahoro bwa UN aho bakorera hamwe mu bihugu bitandukanye nko muri Afurika. Hanyuma ibiro byagiye bigira ibibazo bikomeye cyane, hari igihe umubano utari mwiza mu bihe byajya Jakaya Kikwete muri sho, kuko habayeho kutumvikana kubera ikibazo mutayobe cya FDLR muri Kongo. Agira ati u Rwanda na FDLR bikwiye kucara ku meza y'ibiganiro. Hanyuma u Rwanda rwibaza uburyo President Muzima ashaka yuko igihugu cyakwicarana n'umuryango w'iterabwoba, umutwe w'iterabwoba.
ibyo rero byaje gukemuka umubano usa nk'usubira ku murongo ku gihe cya President Magufuli hanyuma aho mama Samia Suluhu Hassan agiriye ku butegetsi nabwo bisa nkaho ari gukina. Samia yari yaza mu Rwanda yaraje yeze kuza mu Rwanda yari arinzwe na Colonel Bagwaneza. perezida arahera yaraje mama Suluhu Hassan yaraje rwose. Tanzania n'u Rwanda bakoranye mu kurwanya iterabwoba bakurinda umutekano mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba. Mu bucuruzi mu myaka yavuye ubucuruzi hagati y'ibihugu bwarazamutse cyane. Tanzania umwe mu bafatanyabikorwa bakomeye b'u Rwanda. Ikindi ibi bituma Tanzania iba isoko rikomeye cyane ibyo twita import source ku Rwanda kuko byinjira mu Rwanda byanze bikoze bikunda guca mu gihugu cya Tanzania. Hangaha mwese mujya mukunda kurya umuceri w'umutanzania murahuzi cyane. Ikindi mukunda iyo nubwo wari mu Pakistan kugira ngo ugere mu Rwanda ugomba kubanza guca muri Dar es Salaam kuko inzira itugeze i Mombasa ntago ari ngufi. Ikindi biribwa birimo umuceri ibigori isukari nabyo bigomba gucara ku cyambu rimwe rimwe kuko Kabuye sugar wax nago ihagije ntabwo yaduhaza. Komoka kuri peteroli nabyo nuko dufite inzira ebyiri zituruka Mombasa n'ituruka hariya Dar es Salaam. Murabizi neza yuko ibikoresho by'ubwubatsi biva mu nganda zacu nago bihagije. Hari ibigomba kunyura hariya kugira ngo bigere mu Rwanda birimo n'amakaro yewe ndetse n'udusima burya ngo nahabyara Imana ngo harabari babanje kumukwepa bagira ngo babanze bizanira agasima ka make sibyo ra niko byagenze. Hari ibindi bicuruzwa byinshi Castar yabanje kugira ngo bizanire agasima ugiye nizanira agasima baguhanure wenyine ntabwo ari byo gusa tuvuze ko hari n'ibindi bicuruzwa byinshi byo mu nganda. Hanyuma ibyoherezwa mu Rwanda bijya Tanzania harimo amabuye y'agaciro kuko hari amakontineri byanze bikunze aba yavuye muri ubu bucukuzi bwacu hano mu Rwanda. Watermelon ni wazo uraseka iki turi makuru wangarajya muri Iran. Hanyuma amabuye y'agaciro agomba kujya hanze arya amakontineri agomba kubanza kunyura mu gihugu cya Tanzania. Hanyuma murabizi neza yuko hari ibyo twe exporting hanze cyangwa se dutwara hanze ngengabukungu birimo icyayi n'ikawa bigomba kubanza kunyura ku cyambu iyo atari byihutirwa ngo binyure mu ndege cyane hari bigomba kunyura nk'Kanombe nk'indabo n'utundi. Hanyuma n'ibindi bicuruzwa bitoya byo mu nganda byanze bikoze. Inzira y'ubucuruzi rero navuga yuko ari trade route ni icyambu cya Dar es Salaam nicyo u Rwanda rukunda gukoresha cyane rwinjiza ibicuruzwa mu Rwanda. Iyo nzira rero murabizi ni inzira Dar es Salaam Rusumo Kigali ni inzira iri busy cyane kuko murabizi iyo mugeze Kayonza muturutse wanyu mu Mutara kugira ngo mugere Kigali bibasaba kugira no kwepana n'amakamyo cyane abahari menshi. Harimo n'abadamu b'inshuti zanjye tujya tuganira bambwira bati ni wowe utwara tugiye muri ya makamyo tugiye mu makamyo kera je mutware. Hanyuma rero harateganywa kunoza ibyerekezo birimo imishinga migari ya Standard Gauge Railway ari wo mushinga mugari wa gari ya moshi. Imihanda migari ndetse no kuhuza imipaka igitandukanye y'ibice mu rwego rwo korohereza abaturage ku bihugu byombi. Magambo make rero ubucuruzi Tanzania ifatanyije n'u Rwanda. Tanzania ni isoko rikomeye cyane ku Rwanda. Hanyuma n'ubuhahirane nkuko bisanzwe bizwi kira gihugu cyakurya muri Tanzania bino bice bya Karagwe za Kamacumu aho hakurya hose za Biharamuro hari n'igitero mujya mutera mu ndirimbo yitwa Mpore wararaye ngo niba ari ishyamba rya he ngo umusore warigenze yaraye Rubamba ngo duhuriye kuri byinshi rero n'abavandimwe. Ikindi bivuze ubu kugeza ubu nta mwanzi watera u Rwanda aturutse Tanzania gusa uzi kubaho muturanye n'ingabo mubanye neza ntabwo yango musangira ikiyeri musangira byeri cyane. Hari igihe muri COVID-19 Tanzania itashimishijwe n'uburyo imodoka zayo zageraga ku Rusumo bazaga abandi bashoferi byarababazaga cyane kuko gufata imodoka udasanzwe utwara. Harya abanyarwanda birukanwe ryari Ugande birukanwe ku bwa Kikwete Kikwete rega bari bamushutse. Hari abari bamushutse ngo abanyarwanda ngo batunze imbunda ngo bashobora kuzakumuhirika ku butegetsi. Ariko si icyo ngicyo gusa bivuga yuko afitanye umubano cyangwa se afitanye isano ya hafi na bamwe mu bayobozi cyangwa se bamwe mu bantu bari mu mutwe wa FDLR kuko afitemo ibintu by'ubu bya rukundo.